umuhamagaro icyambere na makuru kumenya icyo Imana iguhamagara. Mu yandi magambo iduhamagara turi abanyabyaha, turi inkozi z'ibibi, turi abapagani, turi babandi bapfuye mu mwuka no mu barangiye. Hanyuma yo rero bitewe n'iki duhamagariye itugira bishaka. Dufite abapastori noneho kuburiwe rero uhame hamwe. Dufite abapastori bakeneye amaturo badakeneye abahinduka. Bakeneye kugwiza amaturo abana babo bakajya kwiga muri Hollande, muri Australia, muri Benin, muri Venezuela, muri Amerika, muri Cote d'Ivoire, mu Burusiya, ariko badakeneye ko abo bashumbye bahinduka. Urakoze cyane yenda mukoze. Buretse aho hantu ugeze ni buretse gato ntabwo ari kure. Hano nari mfite ikibazo. Buretse nyine buretse mwamamagariye iki maguruke nigendere. Nyumva rero mu yandi magambo umuhamagaro Imana iguhamagayemo ntago baza umushumba ukuri bubigenze. Mbere yuko Imana iguhamagara ikumenyesha ikiguhamagariye, hanyuma iyi kumenyesheje ikiguhamagariye wirinda guhaguruka mu muhamagara Imana icyicaye. Kuko iyo uhagurutse Imana icyicaye, icyo nemera iyo iguhamagaye iguha umwuka wera nk'umuyobozi uzagendana nawe mu byiguhamagariyemo. Ntabwo rero ari ihame ko ibyiguhamagariye byose bitungana, hari ibyangirika bitewe n'aho ugiye gukorera kuri teri kujyanyeho. Hari intagondwa mu buryo bw'umwuka, hari ibyihebe mu buryo bw'umwuka, hari abagutanze kugerayo bafite inararibonye. Ahubwo ikiba cyiza Imana iguhamagaye banza umenye, banza urwane no kuba wariji bigushiremo, rwana no kuba wacuraguraga bigushiremo. Ntabwo uhita uhaguruka ako kanya ngo ujye mu muhamagaro. Hari ahantu unyura kugira ni mwikose, hari ingando ubanza gukora kugira ngo ufate test wumve ko gusambana bitazongera kuko nibyo wabagamo. Ukore test urebe ko urumogi utazongera kurunywa, nibyo wabagamo. Ufate test urebe ko utazongera gusinda, nibyo wabagamo. Ukore test urebe ko utazongera guca umugore inyuma, nibyo wari wibereyemo. Then mu yandi magambo ntabwo Imana ihamagaye umuntu kandi imuhamagaye ari wenyine, nta nubwo n'umugore abimenye cyangwa se ababyeyi cyangwa abavandimwe. Ariko mu by'ukuri nta bintu akwiye kubanza kwitandukanya nabyo kugira ngo wa muhamagara utazagibwaho umugayo bitewe n'ibikorwa bye yakoze mbere y'uko ahamagarwa. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, uriya muntu ko ahamagawe afite idini abarizwamo cyangwa se itorero, ko nzi ko amadini aba afite amategeko abarizwamo. Aho Imana yiguhamagaye ikaguhamagara wenyine, nta mpamvu y'uko wihekesha abandi, kubera ko Imana iguhamagaye iraguhagarariye. Wowe genda uko imbaraga zawe zingana, niko yabwiye Gideyoni. Genda uko imbaraga zawe zingana. Ni Imana iguhamagaye, ntabwo ari umuntu. Ahubwo icyo usabwa ni ugukora icyo Imana ishaka gukora, ubundi Imana mukagendana muri urwo rugendo. Nawe nujya kuvuga ngo reka ngende kwa pasiteri mubwire gutya na gutya kugira ngo ahari bigaragare ko nciye mu nzira iboneye. Imana iguhamagaye ugahaguruka ukagenda, yego, ukajya gukorera Imana, wumva ijwi ry'Imana. Ariko se umubyeyi ntafite uburenganzira, ndavuga pasiteri wawe cyangwa umuyobozi wawe, ntafite uburenganzira bwo kuvuga ngo mwana wanjye banza ugenze gutya kugira ngo ubashe kunezeza uguhamagaye muri aka kazi, muri iki gisirikare, banza ukorere ikosi runaka, banza ujye muri ubu buzima runaka kugira ngo ubashe kubigenza neza. Eske turemeranya ko hari impanuro y'Imana n'impanuro y'umubyeyi? Fashe Bibiliya n'igitabo n'indirimbo. Abantu bazi mu murenge wa Bumbogo hari ahantu bari barakase ibibanza mu masizi hejuru kuri ADP. Nashiriye iyi Imana ibitabo, Koroneri, ndayibwira ngo akira ibitabo byawe kuko nge nawe turangizanije, niba ari ukuhemba gumana. Hari isaha y'isasta n'indi minota za nijoro
ingwe yaraje yicara ku ibuye yayuye gatatu. Mbwira Imana nti uri Imana ikomeye, uteye ubwoba, utinda kurakara, ufite imbaraga, urahambaye, burya uri umuntu w'umugabo. kandi tubifurize amahoro y'Imana mwese mukurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV, aho muherereye hose rero mu ntara enye z'isi, Amerika, Burayi, Aziya na Afurika. Mwese turabasuje kandi tubifurije ineza y'Imana, kandi Imana ihire imirimo y'amaboko yanyu. Kora subscribe nimba utarakora subscribe kugira ngo tujye tubana mu kiganiro cyacu uko dushyize ikiganiro cy'uwa mbere mu kukibona, kuko iyo ni inkunga nabwo ubuteye ivuga butumwa. Uyu munsi ntabwo ndi njyenyine rero kuri kamera, ndi kumwe n'abakozi b'Imana batatu mwahabonye. Ndi kumwe n'umuhanuzi, ndi kumwe na pasiteri, ndi kumwe n'umuvugabutumwa. Ushobora kwibaza ngo niki tugiye kuganira, abahanuzi, abapasiteri, abavugabutumwa, ese ni ibiki? Cyo ngusa no kugira ngo utangire natwe ikiganiro kandi usozanye natwe, kuko hagiye kubamo urabonamo inama nyinshi cyane. Hari ibyo wowe wibazaga bigiye gusobanuka, ntukureho ijisho kuri kamera. Reka nagiye mbasuhuza. Evangeliste Renzaho. Karame meze neza? Ndashimira Imana. Akomeye. Ndaho nukuri. Wewe ntabwo uzata no gusiga Bibiliya ntibishoboka. Oya nukuri ntabwo nayisiga. Yego rwose. Imana yamagaye. Rwose. Haleluya. Amen. Meze neza ariko. Ndashimira Imana rwose, ndi muzima, Imana irandinze. Narimvuze ngo witwa Renzaho, irindi witwa nde harya? Renzaho Emmanuel. Wewe tugiye kuganira muri kino kiganiro. Imana igumugisha kwitabira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Murakoze cyane. Theogene umuhanuzi. Shalom. Shalom. Ayo kuvuga Shalomeka. Simbizi njye nibyo. Umeze neza? Ndashima Yesu. Usiriye cyane. Kari kumwe n'abantu b'igusira. Oya none se nibo ntago ari njyewe. Wazengutswe n'umuvugabutumwa n'umupasiteri. Abantu barabakira ko nawe. Ubwo mufite impamvu zanyu. Kwimika cyane. Ntago mbizi impamvu ndi hano. Meze neza ariko. Ndashima Yesu. Nawe twishimiye kubana nawe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Murakoze. Imana igumugisha. Yego. Pasiteri. muraho neza, Kozi w'Imana. muraho Murakomeye. turashima Imana. Oya ntabwo ari kuri bose. Wowe ndavuga ngo urakomeye ariko. Ndashima Imana. Malariya yashize se. Malariya yakize. Imana irabarinze. Amen. Twishimiye kubana nawe mu kiganiro cy'uyu munsi. Yego, Umeze neza ariko. ndashima Imana. Pasiteri nde? Pascal Imana irahari, Yeremiya. Ndashima Imana cyane. Ntagiye kuvuga, ndashima Imana ko nicaranye n'umuhanuzi w'Imana nibishaka Theogene. Nkaba ndi kumwe na Renzaho Emmanuel. Aba bagabo rero ngewe nashakaga kwicarana nabo cyane. Ubwo rero ngewe ngusabiye umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguhereza umugisha utagabanije. Amen. Ndifuza ko tugiye kuganira ku kintu twita umuhamagaro. Ntabwo mbizi nimba umupasiteri w'umuhamagaro uze kubitubwira, nimba umuhanuzi w'umunyamuhamagaro uze kubitubwira, nimba umuvugabutumwa w'umunyamuhamagaro. Turashaka kuza kumenya, ariko dushaka ko tuganira ku kintu bita umuhamagaro. Mbere ya byose, umuhamagaro ni iki? Turi ku muhamagaro wo gukorera Imana, ariko hari imihamagaro itandukanye n'abarozi burya n'umuhamagaro wabo, ariko twe turi ku muhamagaro wo gukorera Imana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Twamenye ko hari abo yahamagariye kuba abahanuzi, banahamagara kuba abavugabutumwa, maze kubidusobanurira. Turashaka rero kuza kuganira ku muhamagaro. Umuhamagaro ni iki? Tukaza kujya none ari ibintu bya mpura n'abantu batandukanye bari mu bigeragezo, bari mu ntambara, ngo izi ntambara ni iz'umuhamagaro. Uwo muhamagaro uri kungerageza.
nkagira ikibazo ni gute umuhamagaro ugerageza ungerageje sinawureka nkajya mu bitangerageza kuki umuntu yishyira ubundi bintu bimugerageza mu kubera iki yabivuyemo muraza kutubwira ubundi intambara z'umuhamagaro zibaho ese nimba zibaho ziterwa n'iki zikizwa n'iki ese hanyuma y'ibyo byose hari ingororano umuntu avuye mu muhamagaro bigenda bitese umuntu inyungu zo kuba mu muhamagaro nizi nubwo ari umugezi ushaka ko tuza kugendamo ariko kandi mwese muri abakozi b'Imana turi kumwe n'umuhanuzi turi kumwe na pasiteri diakoni turi kumwe na evangeliste diakoni turi kumwe na pasiteri ndetse n'umuhanuzi uko umwuka we agiye kutuyobora muri kino kiganiro niko nshaka ko tuza kuba nacyo icyo mbasaba ni ukugira ngo buri wese abe open kugira ngo tuganire muri icyo kiganiro cyangwa se muganire reka dusabe evangeliste Renzaho asenge Imana twinjire mu kiganiro cyacu. Turagushimiye Mana, tuguhimbarije neza n'urukundo ugira, tugushimiye kurinda kwawe kwiza, tugushimiye imbabazi zawe zora iteka ryose, wabanye natwe iminsi yose itambutse, waraturinze utubera amaso aho buri wese yarari wamubereye ibyose, umubera ubwuga mu mubera ubwihisho, turamburira amaboko turinda ikibi, none aya masaha n'uyu mwanya utwemereye kuboneka muri uyu murimo wawe mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo mwami twari tuzi ko tuzahura tungana gutya, njyewe Renzaho Emmanuel ndi kumwe n'umukozi wawe Theogene, ndi kumwe n'umukozi wawe Pascal, ariko urabishimye urabyemera muri uyu mwanya muri aya masaha uduhurije kuri iyi kamera kugira ngo tuvuge izina ryawe, tuvuge gukomera kwawe, tuvuge imbaraga zawe, tuvuge ku bijyanye n'uyu murimo. Tugusabye umugisha, tugusabye imbaraga, tugusabye amavuta. Mwuka wera w'Imana nayobora ibi biganiro, mwuka wera w'Imana natubere byose. Uwiteka Nyiringabo ni wowe ukenewe muri iki kiganiro kugira ngo he kugira umuntu uboneka, ahubwo haboneka Imana muri twe. Tukugize uwa mbere mukiza, ntabari twe icyubahiro n'ikuzo no gupfukamirwa. Nibibi byawe uyu mwanya none n'iteka ryose Yesu uzagaruka. Amen. Amen. Ndakeka ndabona ufite Bibiliya ushobora kuba ufite umuntu ugiye kutuyoboraho kuri iki kiganiro ni karibu. Rero ndagira ngo mbere uko ngira ijambo ry'Imana nsoma, ndagira ngo Pasiteri Pascal aba ari we utangiza iki kiganiro. Karibu. Murakoze cyane, Yesu nabahereza umugisha. Hanyuma umukozi w'Imana Nepo yaratubajije ngo harya umuhamagaro ni iki? Ese kuki abantu bavuga ngo bahuye n'intambara z'umuhamagaro bakawugumamo bawuvuyemo? Ndumva aricyo kibazo yarari kubaza. Ariko mbere na mbere ndagira ngo tubanze tuganire, twibaze ngo nyine umuhamagaro ni iki? Ese umuntu ahamagawe nani? Ariko yasobanura aravuga ngo ni umuhamagaro wo gukorera Imana cyangwa se umuhamagaro wo gusenga. Ndagira ngo tubanze turebe ese umuhamagaro wo gukorera Imana ni muhamagaro uteye gute? Abahamagawe bakwiye kwitwara gute? Niturangiza turebe kuri izo ntambara zishobora gutuma umuvugabutumwa cyangwa se umukozi w'Imana mu bundi buryo avuga ati ngiye umuhamagaro ndumva nawurambika. Muri rusange rero umuhamagaro ni igihe wisanga mu bikorwa by'Imana iguhamagaye mu by'ukuri, ariko wanareba ugasanga ubundi ku buryo bw'umubiri ububona utari ubikwiriye, ariko ukisanga wabaye umuvugabutumwa cyangwa se wabaye umuvugabutumwa w'umunyamuhamagaro. Ni ukuvuga ngo hari umuntu uba umukozi w'Imana kubera ko yize amashuri runaka, hakabaho undi muntu w'umukozi w'Imana kubera ko Imana yabimuhamagariye. Turavuga cyane rero kuri abo bantu Imana yahamagariye kuba abakozi bayo. Ndagira ngo rero nk'uko muri kubibona turi kumwe n'umuhanuzi w'Imana Theogene, hari ibibazo turi buze kumubaza kuko ngiye hari ibibazo nshaka kuza kumubaza bijyanye no gukorera Imana kwiwe. Turi kumwe na Emmanuel nawe nuko yenda kumbure nanjye hari ibibazo bari buze kumbaza, ariko mbere ya byose ndashaka kugira ngo tuvuge kuri ya muntu winjiye mu muhamagaro arimo arakorera Imana atarigeze abisigirwa mu buryo bw'umubiri bugaragara, arimo arakorera Imana atarigeze ajya kubyiga mu ishuri, ariko mbese tugiye kubona tubona umuntu ari gukorera Imana. Ni ukuvuga ngo hari isura twari tumuzimo ariko tumubonye mu yindi sura.
bishatse kuvuga ngo uriya muntu yahuye n'umuhamagaro. Eske uriya muhamagaro awitware mute, cyangwa se ni uwuhe turawutandukanya gute n'umuhamagaro n'ubumenyi, no kugira ngo abantu bakorere Imana ari ubumenyi bisi cyangwa se umuhamagaro ubarimo. Ndagira ngo rero nibishaka adufashe kuri iki kintu. Nababwiye ko nenda kuza kumubaza ibibazo, ariko nzi neza ko ari umuvugabutumwa, ni umuhanuzi w'umuhamagaro. Ndagira ngo ansobanurire iki kintu. Eske umuhamagaro, umuvugabutumwa w'umuhamagaro, umuhanuzi w'umuhamagaro, uri mu muhamagaro Imana yamuhamagaye, ni muntu ki? Akora gute? Yitwara gute? Murakoze, ndabashimiye. Nitabye telefone imbwira ko munshaka, mwantumiye naje. Hanyuma ndagira ngo mu magambo make, umuntu uri mu muhamagaro akora ibyo uwamuhamagaye yamutegetse. Murakoze. Yego, urakoze cyane. Gumana mikoro, hari ikintu nshaka kukubaza. Byanga byakunda uwumuhamagaye amuhamagaye kugira ngo agire ibyo amukorera. Uguhamagaye akumenyesha n'ibyo umukorera. Umuntu rero uri gukora ibyo yahamagariwe n'uri gukora ibyo wamuhamagaye yamutegetse cyangwa se yamusabye gukora. Yego. None umukozi w'Imana Theogene, nimba Imana ihamagaye umuntu yarangiza ikamutegeka n'ibyo agomba gukora, ndashaka kugira ngo umbwire, ahita ahaguruka akagenda akajya gukora, cyangwa hari ibyo nawe ubwe agomba kubanza kwitandukanya nawe kugira ngo akore wa muhamagara atariho icyasha cyangwa umugayo? Cyangwa se reka nongere nkomoze ku kindi, Imana imuhamagaye, itorero cyangwa idini nta amategeko rigenderaho, yakorera Imana muri uwo muhamagaro atabanje kubahiriza ibyo ya mategeko y'idini amusaba? Urubatse? Ngewe ndubatse. Ubyaye kangahe? Mbyaye 4. None aha baguhamagaye ko umugore wawe afashwe n'inda uri guhinga, wakora iki? Ese watabara umugore cyangwa wabanza kujya koga? Nahita ngahita njya gutabara umugore wanjye. Okay. Niyo mpamvu rero uzabona umuntu uri mu muhamagaro kandi hari ibyo atari yitandukanye nabyo. Bisobanuye iki se? Muhamagaye ntago yigeze amuha umwanya wo kujya gukaraba. Urugero, jewe ntago nagize amahirwe nk'ayanyu wenda mwe mwarize, ariko muri make nize, nagerageje gusoma igazeti y'amategeko y'umuhanda. Nasanzemo ijambo rivuga ngo hari ikinyabiziga ntakumirwa. Hanyuma nsanga n'imodoka y'ubutabazi yitwa ambulance, sanga rimwe na rimwe ikorana n'ikigo cyitwa Médecins Sans Frontières. Niba nabyita ubuvuzi butagira imipaka, simbizi, ubwo muraza kumenya ibyo ari byo. Feruje yacana umutuku, itacana umutuku, hari ibintu itemerewe kwitambika. Imodoka itwaye ingabo zitabaye, feruje yakwaka umutuku, itakwaka umutuku ntacyo bivuze ko ziratabaye. Icya kabiri, imodoka itwaye umurwayi, indembe, feruje icana umutuku cyangwa itacana seramemu, byose kimwe. Icya gatatu, imodoka itwaye umukuru w'igihugu, turi kugendana, ntiyemererwa kubahiriza amategeko y'umuhanda. Rero umuntu Imana ihamagaye ikamumenyesha ikimuhamagariye, niwe muntu wasubiza ikibazo mumbajije. Ese ni ngombwa ko abanza gukaraba? Shebuja rero umuhamagaye niba mubwira ngo itegure, bimusaba kwitegura kuko shebuja muhaye igihe cyo kwitegura. Ariko niba mubwiye ngo nonaha ukibona meseji utegetswe guteruraho imbabura, kurambika isuka, ugahita utabara ko ndaguhamagaye. Aba bantu babiri rero
nibo baba bazi icyo bahamagariwe. Mu magambo make iki gisubizo nagisubiza mbaye nzi neza umuhamagaro wa Pascal, niko witwa Pascal, umuhamagaro wa Manuel azi ikimuhamagariye, ko niba ari imuhamagaye yamubwiye n'ikimuhamagariye. Ariko namenya ngo ndasubiza ikibazo kiri mu muhamagaro wa Manuel gute, ahubwo uze kumbariza Manuel ngo umuhamagaro wawe ni uwuhe. Yes, hanyuma ndaza kubasubiza nkurikije buri wese n'umuhamagaro we. Cyakamere kuri we Pastor Theogene. Ntabwo ngewe ntabwo uramponda sindoga. Turemezanya ko Imana ari iyera kandi izabana n'abera cyane. Theogene, tukuzi nk'umuhanuzi kandi uhanura ibintu by'ukuri, ariko hari ikintu nshaka kukubaza. Umuhaye urugero, urambwiye uti se uri mu murima uri hirimiro cyangwa se igitaka, madama agafatwa n'inda, harya wabanza kujya gukaraba? Ariko nanjye reka nkubaze Theogene, nimba kwa muganga batari burebe bwa burimiro bwanjye bakaza kwitegereza umugore nagiye gutabara, ariko Imana yo ikabiri kureba mu buryo bw'umwuka, kuko twavuze ngo Imana ihamagaye umuntu kandi imuhamagaye ari wenyine, nta nubwo n'umugore abimenye cyangwa se ababyeyi cyangwa abavandimwe. Ariko mu by'ukuri nta bintu akwiye kubanza kwitandukanya nabyo kugira ngo wa muhamagaro utazagibwaho umugayo bitewe n'ibikorwa bye yakoze mbere y'uko ahamagarwa. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, uriya muntu ko ahamagawe afite idini abarizwamo cyangwa se itorero, ko nzi ko amadini aba afite amategeko abarizwamo, aho ariya mategeko ntashobora kumugonga bikamuviramo guhagarikwa. Kandi mu by'ukuri yari ari ku muhamagaro w'iyamuhamagaye yera, nabo bavuga ko bakorera, ariko kuko yahise ahubuka akagenda bikaza kumugiraho ingaruka zo guhagarikwa mu itorero cyangwa se bakamugabaho ibitero. Eske hagati aho ni igiki umuntu uhamagawe akwiye kubanza gukora kugira ngo ataza kugongana n'abavandimwe cyangwa se abantu bahwanyije ukwizera, kuko twabonye ko Imana ari iyera? Ako kantu ndagira ngo kansobanurireho neza kugira ngo tuze gukunda kugera ku kindi. Abantu bihangane kuba nkoresheje gusoma telefone. Kuva 3 murongo wa mbere, Bibiliya iravuze ngo Imana ibonekera Mose mu gihuru cyakamwo umuriro. Icyo gihe Mose yaragiraga umukumbi wa Yetiro sebukwe, umutambyi w'Imidiyani. Aturikiriza umukumbi inyuma y'ubutayu, ajya ku musozi w'Imana witwa Horebu. Reka ndekera. Ni iyihe mpamvu Mose ataragiye mu kibaya cya Dura cyangwa mu kibaya cy'Abamidiyani akajya kuragira ku musozi Horebu? Mu magambo make, Imana ifite icyo ishaka, sibyo? Niba Imana ifite icyo ishaka, ntabwo kuba Imana yagukoresha uvuye kunywa bireba abantu babibonye. Bireba Imana igutumye kubwira Theogene ngo va mu byo urimo kandi wasinze. Aha niho nshaka ko abantu twumva neza. Nta Mana ihamagarira umuntu ari mu idini. Imana ihamagara umuntu ari hanze y'idini ikamuzana mu idini, ariko mbere y'uko imukura hanze y'idini imumenyesha n'icyo imushakaho, ikimukeneyemo, inyungu Imana ifite muri uyu muntu. Ndasubiramo, icyo gihe Mose yaragiraga, umva ukuntu ya Mana muri kumbwira nayo bitoroshye, yaragiraga umukumbi wa Yetiro inde sebukwe, umutambyi. Ko Mose yararagiye intama za sebukwe aho yakuye umugeni, none Imana ikaba nayo imukeneye. Hanyuma Yetiro sebukwe wa Mose umutambyi ni uw'Imidiyani.
aturikiriza umukumbi inyuma y'ubutayu. Kuki se ataragiye imbere y'ubutayu akajya inyuma? Ajya ku musozi w'Imana. Aha hantu niho nshaka. Kuki Mose agiye ku musozi w'Imana? Kambwira isi yose n'abantu muduteze amatwi namwe turi kumwe. Icya mbere ni amakuru. Cyumvikanye? Imana iyo iguhamagaye ikumenyesha iki? Amakuru. Kandi Imana ntigusanga aho itagusanga ntihaza. Ahubwo Imana igusanga aho igukeneye. Aho uri niho igusanze. Imusanze mu ntama z'umugabo w'abandi. None ku musozi hehe w'Imana. Noneho umva amakuru. Amakuru ya mbere areba Mose nuko umusozi w'Imana witwa Horebu. Hari ubwo Imana imuhisha undi musozi, ntimubwiye umusozi uwo ari wo witwa Horebu. None Mose najya ku musozi utari Horebu biragenda bite? Imukeneye hehe? Horebu. Turi kumwe? Hanyuma dusome ku murongo wa 2. Marayika w'Uwiteka abonekera Mose mu kirimi cy'umuriro kiva hagati mu gihuru cy'amahwa. Arareba abona icyo gihuru cyakamo umuriro nticyakongoka. Aha nta kibazo kirimo. Ku murongo wa 3 Mose aribwira ati reka ntambike ndebe iri shyano riguye, menye igituma igihuru kidakongoka. Noneho muranyumvise. Ku murongo wa 4 rero mpita mbasubiza. Haravuze ngo Uwiteka abonye yuko atambikishwa no kureba Imana imuhamagara iri hagati muri icyo gihuru, iti Mose, Mose. Aritaba ati karame. Intambara ntago itangiye. Rugamba ntago rubaye. 5 iramubwira iti wikwegera hano kandi kwetura inkweto mu birenge byawe, kuko aho uhagaze ari ahera. Harimo ibintu bibiri abantu mwitonde muri bwumva iki kiganiro, cyane ko nkanjye ntaramenya neza iherezo ryacyo n'impamvu ndi hano, ariko namaze kubumva. Ubwo niba hatarimo imitego y'ibyo mushaka kumbaza, hari ibyo byo byose ntawe uri buhombe muri twe, niko nibwira. Hanyuma icyambere Mose ikintu kimukozeho kimukururiye amabara, sindi butinye kubivuga, nta matsiko amukozeho. Icyambere kiriya gihuru ntazi umuntu wagitwitse. Icya kabiri ntazi impamvu kiri gushya. We nk'umuntu w'umugabo aravuze ati ni gute ishyano ryagwa ibihuru bigakongoka, sinjye kureba impamvu biriya bintu birimwo bishya. Ndafatira urugero ku muntu ubonye korari iri kuririmba hanyuma akumva agize amatsiko yo kujya muri iriya korari. None atambikishijwe no kujya muri korari, asanze amategeko agenga korari ni hatari. Muri korari harimo imisanzu ya korari. Muri korari harimo gushyingira, hanyuma uwashyingiwe buri wese akamushyigikira. Muri korari harimo iniforume. Muri korari harimo sorute. Muri korari harimo imisanzu, wenda itorero ryabo rigiye kuzamura inyubako, hari ibiguzi bategetse buri muririmbyi. We rero ni kimwe nuko Imana ibwiye Mose ngo kwetura inkweto mu birenge. Gukwetura rero mu magambo make ni ukwihana. Uyu muntu yinjiye muri korari azi ngo kubihimbaza tukuzura umwuka wera, ntabwo aragongana no gukererwa ngo amande amuhane. Ntaragongana na uniform, ntaragongana n'umusanzu wa korari, ntaragongana na sorute, ntaragongana nuko korari igiye kuronshinga cyangwa se gusohora indirimbo mu kindi kinyarwanda. Ntaragongana nuko hagiye kubaho icyo bita
kurobanura abantu bafite amajwi agomba kujya imbere nyine muri studio, ko ntabwo korali yose ijya muri studio. Wumvise? Mu yandi magambo agiye gukwetura. Rero niba adashaka gukwetura, araza guhura n'intambara muri korali. Rero umuhamagaro icya mbere ni amakuru, kumenya icyo Imana iguhamagara. Mu yandi magambo iduhamagara turi abanyabyaha, turi inkozi z'ibibi, turi abapagani, turi babandi bapfuye mu mwuka no mu barangiye. Hanyuma yo rero bitewe n'iki duhamagariye itugira bishaka. Urakoze cyane. Hanyuma ngewe ntabwo na n'ubu ngubu ntabwo ndagera aho nshaka kumva. Hano hari umurongo wa 5 uravuze ngo aramubwira ati wikwegera hano kandi kwetura inkweto mu birenge byawe, kuko aho uhagaze aho arahera. Rero iyiguhamagaye buretse gato Pascal, iyiguhamagaye ntabwo Imana iguhamagara uri umukiranutsi, iduhamagara turi abanyabyaha. Hanyuma aho dukeneye harera, kugira ngo abantu babyumve neza. Imana idukuye mu ivata, mu isayo ry'ibyaha, iratujyana he. Aho hera rero ntabwo twemerewe kuhajyana za niga, Juma ni wongo, Chekaho mwana, yo mani, none se maniga yanjye, oya, utwo tuntu tudusiga inyuma y'igihuru. Urakoze cyane. Hanyuma maze iminsi nitegereza kuri social media, nkabona abakozi b'Imana benshi bajya kwigisha bavuga ati twebwe twavuye mu buzima bubi cyangwa se twavuye mu byaha runaka, barangiza bakajya mu rusengero bagakoresha za mvugo bakoreshaga bakiri hahandi muri bwa buzima bwabo Imana itarabahamagara. Eske ibyo bintu birakwiye, cyangwa iyo umuntu ahamagawe hari ibyo agomba gusiga, hari n'ibyo yakiriye ari nabyo agiye gukomerezamo? Kuko nabonye abavuga amagambo nk'ayo y'amaniga, amaki urumva kavuga ati twe twagiraga dutya. Mu by'ukuri biriya bintu bifasha icyo abantu, ko abantu bari kubizana mu muhamagaro. Yenda arenzaho nawe mukane kangiye kumubaza, ariko ndashaka ubanza unsobanurira aka kantu n'abantu bakumvireho. Nimba umuntu ari mu muhamagaro koko, wareba ukabona ari mu muhamagaro Imana yamuhamagariye, ariko ari gukoresha imvugo yakoreshaga kera atarahamagarwa, kuko tubonye ko Imana ihamagara umuntu ari mu byaha. Niyo mpamvu yabwiye Mose ngo kwetura inkweto zawe, kuko aho ugiye nahera. Kare navuze ngo Imana ni yera kandi izabana n'abera. Eske nimba Imana ihamagaye umuntu yarangiza agatera intambwe akayitaba mu buryo bwo kwizera, abantu batagira ngo yitabye Imana mu buryo bwo gupfa, kuko ariyo mvugo bakunda gukoresha, ariko nangereka nkoreshe ngo yitabye Imana mu buryo bwo kwizera, agiye gukorera Imana. Ariko arangije arimo arakoresha imvugo yakoreshaga hirya iyo ngiyo mu kabari no mu makoridoro atandukanye. Eske biriya bintu birakwiye mu muhamagaro? Ntabwo mu by'ukuri biriya bintu ari icyasha. Ntabwo ari icyashya. Icyashya n'indi nyito. Ahubwo ibi biragaragaza ko umuhamagaro w'uyu muntu hari ibyo yambukanye mu mufuka, hari imizigo atasize inyuma. Bundi nuko ntashaka kubyinjiramo cyane. Kiriya gihuru cyaka gisobanura umuriro, gutwika no gukongora. Nibibwiye Mose ngo aho wageze nahera vanamo. Aba bantu rero muri kubona muri social media cyangwa mu nsengero bagifite turiya tuntu, yarabahamagaye ndabyemera, ariko hari utuboro batambikanye mu mufuka. Utwo tuntu rero bafite mu mifuka twajyama ngo none se wangu ngo mva se mani, nese ntabo mubona bafite na direde babagabo bari mu nsengero? Ntabo mubona kandi bahamagawe? Nyine iramuhamagaye, asiga urumogi, asiga no gusambana mbyituko, asiga na muriture na mobimba na yewe muntu. Ariko aragira ati direde zanjye rero wawe iteka we
wihangane ntumbangamire ntago nzikuraho uramenye ku iherena ryanjye uramenye wenda abantu batatwumva nabi ngo twibasiriye uko mwambara oya topiki ni ikibazo nge nsubije bambajije sibyo ariko ndagira ngo mbamenyeshe ko impamvu sibo ahubwo hari ibyo bakunda baretse banze kureka hanyuma rero naho bavuye ntaho bavuye nta naho bagiye murabizi je ntacyo ntinya murabizi niba mujya munkurikirana noneho mumbonye imbona nkubone ntacyo ntinya habe hoya ni ukuvuga iki dufite abapasitori noneho kuburiwe rero uhame hamwe dufite abapasitori bakeneye amaturo badakeneye abahinduka bakeneye kugwiza amaturo abana babo bakajya kwiga muri Holandi muri Australia muri Benin muri Venezuela muri Amerika muri Cote d'Ivoire mu Burusiya ariko badakeneye ko abo bashumbye bahinduka urakoze cyane yenda mukoze buretse aho hantu ugeze ni buretse gato ntabwo ari kure hano nari mfite ikibazo buretse nyine buretse mwamamagariye iki maguruke nigendere icara hasi nyumva rero mu yandi magambo kuba Theo ndiniga ndiji ibi bintu nakagombye kuza kwa data mbisize inyuma y'iki gihuru hanyuma n'uwakabimbujije we yarangiye kera yakanshiza nyine nta mashereka nta ndero nta burere bwaho ngiye irampamagaye imbwira Horebu none ngewe ngiye Gosheni ikibazo ni ukutajyaho Imana igukeneye aha Theogene urakoze cyane Imana iguhereza umugisha hanyuma nimba yenda numvise neza turahamanya neza ko Imana yiguhamagaye hari aho ugomba kwigira hari ibyo ugomba kwiga kugira ngo ukunde ujye gusohoza ibyo Imana yaguhamagariye gukora kuko niba uwo muntu Imana imuhamagaye agahita agendana twa tuntu mu mufuka ariko mu by'ukuri yabanje kwegera umushumba we yarangiza akamubaza ati ko Imana impamagaye harya umuhamagaro ndawinjiramo wande ashoboye kumubwira ati hindura ingendo hindura imyambaro hindura ibitekerezo hindura ibibyaha kuko nabo nicyo babereyeho ndagira ngo nicyo ngicyo twashatse kuvuga oya ntabwo ndi kumwe nawe Pascal yego umuhamagaro Imana iguhamagayemo ntabwo baza umushumba ukuri bubigenze mbere yuko Imana iguhamagara ikumenyesha ikiguhamagariye hanyuma iyo ikumenyesheje ikiguhamagariye wirinda guhaguruka mu muhamagara Imana ikicaye kuko iyo uhagurutse Imana ikicaye icyo nemera iyo iguhamagaye iguha umwuka wera nk'umuyobozi uzagendana nawe mu byiguhamagariyemo ntabwo rero ari ihame ko ibyiguhamagariye byose bitungana hari ibyangirika bitewe n'aho ugiye gukorera kuri teri kujyanyeho hari intagondwa mu buryo bw'umwuka hari ibyihebe mu buryo bw'umwuka hari abagutanze kugerayo bafite inararibonye ahubwo ikiba cyiza Imana iguhamagaye ikakubwira ngo ni Horebu umushumba uri Horebu Imana imuha amakuru y'intama ije urugero Pawulo yandikiye Filimoni aramubwira ngo ndakwingingira kwakira umwana wanjye Onesimo muri kondisiyo wirinde kumwakira nk'imbata ntabwo ari umucakara nkoherereje ni mwene so muri Kristo Yesu none umwakire nk'inkoramutima nari nkunze kumugumana kuko mboshywe n'ubutumwa bwiza ntacyo nkoze ntakugishije inama mwene data nkubonemo umumaro siniriwe nkubwira ko wari uri mu mwenda wanjye ideni Onesimo agufitiye urimbareho ariko akugirira umumaro kubw'ubutumwa bwiza mu yandi magambo umuhamagaro sije enotre sije ni igikorwa shira mu bikorwa ibyo uhamagariwe hanyuma rero
niba Mose abakuye muri Egiputa agakwetura, uribuka ko hari ahantu batinze mu butayu kugira ngo imyuka ya tungurusumu n'amadegede batabyinjirana i Kanani. Mu yandi magambo, niba Imana iguhamagaye, banza umenye, banza urwane no kuba wariji bigushiremo, rwana no kuba wacuraguraga bigushiremo. Ntabwo uhita uhaguruka ako kanya ngo ujye mu muhamagaro. Hari ahantu unyura kugira ngo ni mwikose, hari ingando ubanza gukora kugira ngo ufate test wumve ko gusambana bitazongera, kuko nibyo wabagamo. Ukore test urebe ko urumogi utazongera kurunywa, nibyo wabagamo. Ufate test urebe ko utazongera gusinda, nibyo wabagamo. Ukore test urebe ko utazongera guca umugore inyuma, nibyo wari wibereyemo. Then mu yandi magambo, ntabwo uhita uhaguruka direct ngo ugende uterure Bibiliya ngo irampamagaye. Hari ahantu, hari akagezo ubanza kunyuraho ugakwetura. Yesu atugirire neza. Urakoze cyane. Egereza Emmanuel mubaze iki kibazo. Emmanuel, hanyuma tumaze kubona ko Imana ihamagaye umuntu kandi muhamagariye kuyikorera, ahise ahaguruka aragiye. Ariko hari ibyo yararimo yabagamo yakoraga bidashimwa n'Imana, ndetse rimwe na rimwe n'abantu bamwe ntibabishimaga. Ni nayo mpamvu Imana ishimye kumuhamagara. Ariko Imana iramuhamagaye, ageze mu rusengero, ageze mu gihe cyo kubwiriza, abanje gutanga ikintu cyitwa ubuhamya, sibyo? Arangije avuza uburyo yasambanaga cyangwa uburyo yanywaga inzoga akoreshaga. Ese wowe ntubibona nk'ikibazo? Aho si cyo kiri gutuma rimwe na rimwe bavuga butumwa Imana iri guhamagara cyangwa abahanuzi bagongana n'imitego ya bamwe mu bashumba bacitse intege yo kubatereta babe babagusha mu cyaha bitewe n'uko bari kubivuga, bakabivuga mu buryo butari bwo bweruye? Aho ntabwo cyaba ari cyo kibazo kiri gutuma bamwe turi kujya kuguma ngo pasiteri ngo yasambanyirije umuntu muri biro, kandi mu by'ukuri wa muntu ari umunyamuhamagaro, cyangwa se ngo bateye amadamu, murabumva muranababona. Eske ntabwo ubona ko ikibazo ari uko yahamagawe agahita yihutira kujya gukora atabanje gutereningwa n'umushumba we kugira ngo amenye uwo murimo agiye gukora n'intambara ziba mu uwo murimo? Mbese atagiye ku birenge by'uwamubanjirije ngo amubwire ati uyu murimo ugira amakorosi ameze gutya, mwana wanjye genda gutya kugira ngo utazagongana n'ikorosi, cyangwa nunagongana naryo uzabyitwaremo gutya. Wowe ubibona gute kuri aba bantu bari kugenda bari mu muhamagara ariko barangiza bakavuga uburyo bakoraga ibyaha ndetse bakabigorora nk'uko babikoraga? Ntabwo ubona ko ari byo bishobora kubateza ikibazo cyo kugira ngo batondagirwe na Satani ushaka kubagusha mu mitego y'ibyo bahozemo? Pastor, urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Umbajije ikibazo cyiza, ariko icyo ntabura kukubwira ni uko iyo Imana iguhamagaye, nk'uko umukozi w'Imana Theo yabivuze, y'Imana iguhamagaye iguha n'icyerekezo, ikakwereka n'aho ujya. Rero kandi ikubwira n'icyo ugomba gukora. Nuzabona rero umuntu uhamagawe yatangira kuvuga agatanga ubuhamya, aba ari ukugira ngo akure abantu mu rujijo bakimutekereza nk'uko yari ari kera. Agatangira akavuga ubuhamya, akavuga ibyaha yakoraga, naho Imana imukuye bimukuramo, kugira ngo abantu basobanukirwe uwo ari we, bamenye ko ahamagawe koko, ko ari umuntu utizanye, ahubwo ko ari Imana imuzanye. Iyo rero atangiye kujya kubwira pasiteri amugisha inama, uwo muntu aba agifite ubwoba bw'umuhamagaro. Niyo mpamvu akenshi arayoba, kuko hari igihe pasiteri amubwira ngo umva iby'Imana iguhamagariye gukora ndabona bikomeye. Akenshi barabibabwira, akamubwira ati ndabona bikomeye, wowe ugomba kubigenza gutya, ugomba kubigenza gutya kugira ngo abantu bazakumve. Kandi si pasiteri wamuhamagaye, ahubwo ni Imana yamuhamagaye. Ahagurukanye ubwoba, atangiye kujya kugisha abantu inama aho yakagishije Imana inama. Y'Imana iguhamagaye ukabona ibintu iguhaye biteye ubwoba, urongera ukayibwira ngo mbese Mana kumbaye ibiteye ubwoba ndabivuga ndi? Imana rero niyo yongera ikakugaruka ikakubwira ngo ubigenze gutya, uvuge gutya.
cyangwa se genda ubivuge ntacyo uzaba, ndaguhagarariye ndi kumwe nawe. Iyo utangiye gutambika uvuga ngo reka ngende mbaze pasiteri, pasiteri ntabwo ari uguhamagaye. Pasiteri nawe ari mu muhamagaro we, ashobora kuba arahamagawe avuga ibitangaza, ariko wowe ukaba ugiye kuvuga ibikomereye abantu. Umuhamagaro w'abantu usumwe, nubwo abantu bose bahamagawe, ariko umuhamagaro w'abantu ntabwo ari umwe. None Emmanuel, reka nkubaze, inshingano za kibyeyi urazizi? Ndazizi. Aha. Uzi neza ko umubyeyi aba anafite abana? Yego. Ariko buriya iyo umubyeyi agiye gutuma umwana akamubwira ati mwana wanjye genda, bakabona umwana asohotse yambaye ibirenge, akamubwira ngo ibyiza no kwambara inkweto kugira ngo aho ugiye utazasitara ku ibuye, umwana akagaruka akambara inkweto. Kandi koko umubyeyi impamvu yabimubwiye nuko iyo nzira barayinyuzemo mbere, ingenzi neza ko bituma wa mwana agera iyo agiye amahoro. None nimba ari uko bimeze mu buryo bwo mu mubiri, kandi nawe nzi ko ufite abana batari batoya, umwana wese umutumye ukamubwira ngo haguruka ugende ujye ibunyanaka ujye kunkorera ibi ngibi, ukanongeraho kumubwira uburyo ari bwitwararike, icyo bita umwitwarariko. Eske iyo utamuhaye umwitwarariko agahura n'ikibazo, cyangwa se wa mwana ntakubaza atari ko data kuntumye ngenda ntashobora guhura n'ibibazo birenze kurenza uko yari kukugisha inama, ndabishingira kuki? Imana ihamagaye Aburahamu iramubwiye ngo nave iwabo agende, ariko arangije iramubwira ngo asige ibigirwamana by'iwabo, asige ibintu byose, mbese agende mu gihugu Imana izamwereka. Ariko ajyanye na murumuna we, ajyanye n'umuvandimwe we Loti. Tubonye ko yahuye n'ibibazo byinshi mu rugendo rwe akiri kumwe na Loti. Mugabo aho yageze, cyakoze kubw'impuhwe z'Imana, Imana yaje kumugarukaho imusaba ko yatandukana na Loti. Bamaze gutandukana, kuko urumva aho yari kubona umugisha yahabonye umuvumo, kuko yari ari kumwe na Loti. Ntabwo ubona ko uyu muhamagara abantu bahuriramo n'ibibazo kubera ko hari Loti bizigamiye, kandi Imana yarabasabye gusiga byose. Wowe ntabwo ubibonamo nk'ikibazo kubera guhita bihuta bakagenda batabajije Imana ngo nsige iki ndeke iki, cyangwa se ngo babaze umubyeyi wabo mu buryo bw'umwuka. Nkubwire ngo ingaruka ni ukwihekesha abandi. Imana yiguhamagaye ikaguhamagara wenyine, nta mpamvu y'uko wihekesha abandi, kubera ko Imana iguhamagaye iraguhagarariye. Wowe genda uko imbaraga zawe zingana, niko yabwiye Gidiyoni. Genda uko imbaraga zawe zingana, ni Imana iguhamagaye ntabwo ari umuntu. Ahubwo icyo usabwa ni ugukora icyo Imana ishaka gukora, ubundi Imana mukagendana muri urwo rugendo. Nawe nujya kuvuga ngo reka ngende kwa pasiteri mubwire gutya na gutya kugira ngo ahari bigaragare ko nciye mu nzira iboneye, icya mbere ni uko ugenda ukiranutse wubaha Imana. Reka nkubaze gatoya, uyu muhamagaro ndakumva turi ku kintu cyitwa umuhamagaro, ari umuhamagaro wo gukorera Imana. Yego. Niba Imana iguhamagaye ugahaguruka ukagenda, yego, ukajya gukorera Imana, wumva ijwi ry'Imana, ariko se umubyeyi ntafite uburenganzira, ndavuga pasiteri wawe cyangwa umuyobozi wawe, ntafite uburenganzira bwo kuvuga ngo mwana wanjye banza ugenze gutya kugira ngo ubashe kunezeza uguhamagaye muri aka kazi, muri iki gisirikare, banza ukore ikosi runaka, banza ujye muri ubu buzima runaka kugira ngo ubashe kubigenza neza. Eske turemeranya ko hari impanuro y'Imana n'impanuro y'umubyeyi? Hari umugisha w'ababyeyi, hari n'umugisha w'Imana. Nje niko mbizi, ni nako mbyemera. Nje rero ndabona Imana iguhamagaye ugomba kubanza guca ku birenge by'umubyeyi akaguha impanuro kugira ngo unezeze iyo Mana iguhamagaye, apana guhita wirukanka ukagenda. Nje niko mbibona, we ntabwo ari kubyumva. Impanuro ari buguhe, biterwa n'impanuro ari buguhe. Reka icyo ngicyo tukireke tutarajya kure. Pascal, yego, wakunze kuvuga ikintu umubyeyi umupasiteri, kumva ko umuntu wese ufite impano agomba kumanza agaca kuri pasiteri. yego. Ubundi inama nkawe ningije iwawe mfite impano yo guhanura, inama urangira n'iyihe?
Bo inama ya mbere muri make nanjye urambajije. Ndakubajije. Uje iwanjye ufite impano y'ubuhanuzi, uje mu murimo w'Imana. Sibyo? Mbere yo kukwemerera guhanura hari imirimo ijyanye no gusenga. Yego. Aho nakwibagiwe. Mbere yo kunyemerera guhanura ni pastor ubitanga cyane Imana ibitanga. Ni Imana ibitanga. None so ashaka kwivanga pastor yivanga ute ku mpano y'Imana? Okay. Pasiteri ni umuntu wimitswe n'Imana ugomba gufasha abakozi b'Imana. Urabyumva? Si na pasiteri gusa, hari abantu bahawe impano zo guhugura benshi, ariko buriya nimbuje ukaza ufite iyo mpano, ngewe icyo nsabwa cya mbere ni ukukwegera nk'umwana mutoya uhamagawe uje usanga uwamutanze mu kibuga. Nakubwiye ngo kwigira ku birenge by'uwatubanjirije. Burya sinagukuramo ubuhanuzi Imana iguhaye, ariko nakubwira ngo ubu buhanuzi buratangwa mu ruhame cyangwa se buratangwa ku giti cy'umuntu. Si urugero ngo haye nakubwira ngo eske ko mu rugo iwawe nari nzi ko hari ikibazo, harya waragikemuye kugira ngo wemererwe gukora uyu murimo w'Imana? Kuko hari ikibazo wagira kikaba cyagukoma mu nkokora kigatuma iby'Imana utabitanga neza. Nicyo ndibuze nanjye kukubaza ngo eske biremewe kuba Imana yaguhamagara waratandukanye n'uwo mwashakanye, waratandukanye n'umugabo wawe? Iki kibazo tuzaza tugisubize mu kanya. Kino nashaka kubaza ntabwo uranyurwa. Nyumva neza kano kanya. Yego. Ese umusivile yego yajya kwigisha umusirikare ko barwana? Ntabwo atari umusirikare. Ntabwo bikunda. Ibyo bintu birashoboka. Ntabwo bikunda. Ni gute se pastor utari umuhanuzi ajya kwigisha umuhanuzi ko bahanura akatahanura? Reka pastor tumwite umubyeyi wo mu mwuka, kandi niko bimeze. Ndabona ntazi ibyo murimo. Kugira ngo abashe guhanura, kugira ngo wundi abashe guhanura, reka mbafashe. Nuko yegera umubyeyi we wo mu mwuka Pascal, yarangiza akamugira inama. Nyakubahwa pastor, yahaguruka yarangiza akajya gukora umurimo. Pastor we ntabwo yemerewe kumukuramo iby'Imana yamutumye. Icyakoze yamubwira ngo bitange muri ubu buryo butaza gukomeretsa umuntu runaka, cyangwa se ntuze kuzanamo amarangamutima. Ni ukuvuga ngo ngewe ni inama mbona akwiye kumuha. Pasiteri, yego, Yesu aguha umugisha ku byo uvuze. Ubwo namaze kumva ikiganiro umurongo gifite, mwampamagaye nabitabye, sibyo? Rero mu rwego rwo kugira ngo tutarara hano, reka twinjire neza mu kiganiro. Hari ahantu utonetse ndakumva. Warize? Waba waragize amahirwe yo kwiga? Amashuri asanzwe. Yes, asanzwe yo asanzwe. Aya tujyana ku depose. Aya mujyana ku depose. Nagarukiye mu wa gatandatu primaire. Ubwo ndusha atatu. Colonel. Wagarukiye mu kangahe? Mu wa gatandatu primaire. Ubwo ninjye mwana muri mwe mu mashuri. Ndagira ngo mbibarize ikibazo kimwe. Wari wabona mwarimu wigishije umunyeshuri kazaba minisita w'ubanye n'amahanga cyangwa perezida, ariko mwarimu akazapfa ari mwarimu? Yego. Uyu mubyeyi mwakomezaga kuvuga, mubyeyi ni ngombwa. Yego. Nta mwana ugira sinama se? Umwana umwana agira sinama. Mu Kinyarwanda baca umugani ngo igi ryahanuye inyoni bitangana. Urakoze. Nicyo nashakaga. Rero ibi ngibi hari impano z'umwuga. Hari ikintu nari nacunze ngo ndebe pasiteri cyangwa umuvugabutumwa ko muri bukizane, niyo mpamvu nayo natuje. Iyo Imana iguhamagaye iguha ibikoresho bijyanye n'ikiguhamagariye naho ugiye gukora. Turi kugenda n'ahari? Ubwo murankosora n'intana ninjye mwana. Iyo Imana iguhamagaye ikumenyesha ikiguhamagariye, ubwo ni amakuru. Ikakumenyesha tele aho uzakorera. Gatatu,
iguha ibikoresho bihwanye n'aho izagukenera, aricyo twita impano z'umwuka. ni byose ibyo kugira ngo uyizere iguha amasezerano. nta muntu uhabwa isezerano atarinjira mu muhamagaro. iyo iguhamagaye iguteramo imbaraga, ibyiringiro, ikakubwira ngo nkorera nzaguhemba. rimwe na rimwe hari ubwo isobanura ibyizaguhemba, irindi rimwe ikicecekera. bisobanura iki? twubahe abadushumba, I no comment, nta kindi turi burenzeho. hanyuma nabo bubahe abo bashumbye, kuko nta gisekuru kiwanyu gishinzwe izamu mu ijuru, nta komite y'iwabo w'aho nyoko avuka ishinzwe gukora lisite y'abazataha ijuru n'abazaragwa ubwami. ijuru ni iry'abera, ijuru ni iry'abarikoreye, ijuru ni iry'abimana yarisezeranije. so rero tugaruka ahangaha, nidukomeza muri ibi turareba ingaruka ziba mu muhamagaro. ariko mbere y'uko tuzireba tukiri ku muhamagaro, ese birakwiye ko Imana iguhamagaye uno munsi, iguhaye amakuru, irakubwiye ngo mwana wanjye haguruka ujye ku murimo, ugende ujye kunkorera. mbere ya byose ikintu cyitwa gutenga umuntu, kumuhagarika mu itorero kubw'uko yakoze ibitandukanye n'iby'itorero, ndizera ko ukizi wanakibonye. eske umuntu Imana iramuhamagaye, imuhamagariye mu idini runaka, agomba gukoramo umurimo, ariko bibaye ngombwa ko urugo rwe rusambutse. noneho bizemo neza. urugo rwa Imana ihamagaye umuntu, imuhamagariye mu itorero, urugo rwe ruhise rusambuka atari yinjira mu muhamagaro. ese iryo ko nabonye benshi itorero rihita ribahagarika rikababwira ngo ntimwemerewe gukora iyi mirimo kubera ko urugo rwanyu rwasenyutse. kandi nkaba mbona benshi bahita bava muri iryo torero bakagenda bakajya gukorera Imana rwarasambutse. ibyo bintu Imana irabyemera cyangwa ntibyemera? ese ni ikibazo cyangwa si ikibazo? kuko ngewe ndimo ndabaza. ahubwo tubwire nka pasiteri, yego, muba muduhohoteye cyangwa muba mukoze iby'ukuri? urabanza unsubize, nindangiza ndaza kukubwira nanjye uko nabigenza yenda bimbayeho mu murimo mpagarariye. ese rero umuhamagaro, kuba Imana iguhamagaye no gutunga indege cyangwa kugira urugo rwiza se bihuriye he? ibyo ntaho bihuriye. iyo nakubwiye ngo yaguhamagaye iguha n'amakuru, yakumenyesheje iki guhamagaye? kuba rero umugore yagusuzugura cyangwa umugabo akagusuzugura uri mu muhamagaro, pasiteri akakumva cyangwa ntakumve, seramemu, Imana ishaka iki? iguhamagara ubundi yakubwiye ko igushakaho iki? yenda iguhamagaye kubwira ati mwana wanjye haguruka ujye kumvugira yenda mu muhanda, ugenda ubwira abantu. ahubwo ubaza ngo, cyangwa se yaguhamagariye guhanura, iguhaye impano z'ubuhanuzi. bazi ikibazo kibaza ngo umuhanuzi wakoze divorce yemerewe guhanura? ese yemerewe kubwiriza? aba ari ikibazo. byose nabishyizemo njye navuze ngo urumva umuntu utandukanye n'uwo bashakanye atari yarashyingiwe nawe baratandukanye, hari n'utandukanye n'uwo yashingiye nawe bakoze divorce, sibyo? byose baratandukanye. ari abakoze divorce mbonye abavuga ubutumwa benshi bakora ibitangaza, sibyo? bavugira Imana abantu bakihana, ariko wajya kureba ugasanga uwo babana barananiranywe. ese ni gute umuntu ari kuvuga akavuga ijwi rimwe isi yose ikamwumva, ariko uwo babana byaramunaniye kumumaraginga mushyire ku murongo, mu by'ukuri babashe kubana mu mahoro? ibyo bintu birakwiye ko uwo muntu agenda ajye gukiza abandi, iwe mu rugo kwikiza byaranze. nicyo kibazo ufite? nicyo kibazo mfite. ahubwo nibwo nkumvise wabezaga ibintu bicuritse, reka mbicurukure. rero pasitori, ngewe sindarambikwaho ibiganza. abantu muduteze amatwi, pasitori aragira ati, ese Theogene umuhanuzi wakoze divorce agasenya urugo akavuga isi ikamwumva, byari bikwiriye ko isi mwumva urugo rwaramunaniye? aha rero muri bakuru muze kumva, hanyuma igisubizo ndi buguhe giteye gitya. icya mbere,
imana ihamagaye Mose iramubwiye ngo ngutumye ku Bisirayeli buri muri Egiputa ni ubwoko butagonda ijosi butagondwa ijosi mu yandi magambo ntibwumva kuba rero imana impamagaye ntabwo ari igisobanuro cy'uko uyu mugore agomba kunyubaha, ahubwo kwihangana kwanjye binyemerera kugumana nawe cyangwa kutagumana nawe. Hanyuma rero aha harimo iki? Iyi telefone abantu muri kubona mfashe kuri kamera irimo imyanya 2 ya simukadi. Irimo imyanya 2 ya simukadi. Ruhande rumwe rurimo MTN, urundi rurimo Tigo. Izi zose ni sosiyete zikorera mu gihugu kimwe. Internet ni imwe. Kuko iminara dukoresha nubwo bagerageje kuyitandukanya ku marangi, ariko network ni Rwanda, ni network y'u Rwanda. Bishatse kuvuga iki? Impamagaye mbana n'umugore, icyo ni kimwe. Inampamagaye ntarashaka, ibyo ni bibiri. Niba impamagaye jewe Theogene, umugore wanjye ari umurozi cyangwa ncinyuma, bibangamiye iki Imana kuba impamagaye? Impamagaye bizi ko nyiramama wanjye ari Vera Byumvuhore, simbizi ni inshinzi, ni kabuhariwe, nuko ateye. Ntago rero bibangamira Imana kumpamagara, nta nubwo buretse unyumve, ntibibangamira Imana kumpamagara, ahubwo bibangamiye njyewe wahamagawe. Hanyuma rero Imana ifite kumwica cyangwa ikamuhindura agakizwa. Niba rero ishaka kunkoresha umugore wanjye adakijijwe, ibyo ni uburenganzira bw'impamagaye, si uburenganzira bwa Theogene. None Theogene ihamagaye umuntu urugo mu by'ukuri nta rugo afite. Erega vuga jewe, vuga uti Theogene. Oya ntago ari we ndi kuvuga. Oya, buretse pastor. Ihamagaye Theogene. Uriya mureke vuga jewe. Ihamagaye Theogene. Iguhamagaye waratandukanye n'umugore uri divorce. Ese kubaye itara igihugu cyose kikakubona nk'umuhanuzi w'Imana, kandi ko kuri umuhanuzi w'Imana, kandi izi ngo zigira ibibazo byinshi. Nihagira umuntu uguhamagara akakubwira ngo ngwino umfashe ku kibazo mfite hano mu rugo rwanjye, yenda hariya mu mbere ntibimeze neza, yenda kumvikana n'uwo twashakanye ntibiri gukunda, uraza gufasha ute uriya muntu ko wamaze kubitara, kandi abo bantu ko batazabura mu gihe cyose uwawe yakunaniye? Uragira inama ute uriya muntu ufite umugore wamunaniye kandi n'uwawe yarakunaniye, kandi wamaze kubitara byanga byakunda abantu ntibabura kuguhamagara? Okay, uramugira inama ute? Aha, birashoboka ko umugore w'uriya mugabo umpamagaye icyo ari gupfa n'umugabo we cyangwa n'umugore we gitandukanye 100% n'icyabaye iwanjye. Waba unyumvise? Birashoboka kuri ya mugore w'uriya mugabo icyo yarakeneye ni inama zanjye, kandi izi nama nazihaye uwanjye ntiyazumva, ariko uwuriya yiteguye kugira gute kuzumva. Niyo mpamvu ndi bwubaka urugo rw'uriya muturanyi, kandi urwanjye rwagize gute rwarananiye. Buretse icyo nicyo giteye Imana gukomeza kungirira icyizere, kandi bizi ko urugo rwanjye rwananiye. Mu yandi magambo, kuba urugo rwarananiye si inkoni Imana iri bukubitisha abandi bantu, ahubwo ni iki nakoze tu nombre. Hari icyo bita mu Gifaransa ngo le nom propre, et nombre décimé. Abantu batandukanye izina bwite n'izina rusange, siko bimeze? Iyo batubwiraga ngo ese umuryango ni iki, benshi murasubiza ngo ni umugore n'umugabo n'umwana.
aho ndi kumwe namwe. Uyu munsi umuryango niwo ubyara isibo, amasibo menshi akabyara umudugudu, imidugudu myinshi ibyara utugari, utugari twinshi tubyara umurenge, imirenge myinshi ikabyara akarere, uturere twinshi tukabyara intara, intara nyinshi zikabyara igihugu, ibihugu byinshi bibyara Afurika, Afurika nyinshi zibyara isi, zikabyara imigabane, imigabane myinshi niyo ibyara iki? Isi. Aho ni muri atatu. Noneho tugaruka ahangaha, Theogene amusiriyasi 100% ndi umudivorce, ariko mpanitse ukuboko kw'iburyo, ndi imbere y'isi n'imbere y'Imana, nta ruhare nagize mu gutandukana n'umugore. Iki tucyumvikana. Nicyo gituma wa muhamagaro rero uguma gutogota muri nge, uguma kubira muri jewe, ya magambo yo kujya guhumuriza bariya abantu nabo bimeze nabi, biri muri za mpano nazikoresheje iwanjye biranga, ariko kwa Pascal hari ibyiringiro by'uko byakunda. Uranyumva? Mbonereho no kubwira abantu mwakoze divorce, ntago mwemerewe gucika mu rusengero, nta nubwo mwemerewe kurambika Bibiliya kubera ko ingo zabananiye. Ariko Theogene ntabwo ndi buguce mu ryo uvuga, ariko nanone reka dusangire nkobaza. Abantu batandukanye gute uriya muhamagara Imana ihamagaye umuntu n'amategeko y'idini amuboshye? Kuko hari ikintu abantu bajya bishingikiriza bakavuga ngo ikiboshye mu isi ngo no mu ijuru kiraboshye. Bityo rero ko twagutenze tukuziza gutandukana n'umugore, ntabwo ukwiye guhanura, ntukwiye kuvuga ubutumwa, ntabwo ukwiye kuvuga iby'Imana. Ibi bintu tuze kubitandukanya gute ko mbonye benshi tubyitiranije iby'umubiri n'umwuka? Reka Emmanuel adufashe gato kuri iki kintu, atubwire eske tubonye umuntu wishingiye bamuhagaritse amezi 3, nyuma y'amezi 3 baramukomoreye, ariko muri ya mezi 3 ku itorero ryamuhagaritse n'imirimo yakoraga yose akayihagarika, mu by'ukuri nijuru niko ryabyanzuye cyangwa uriya muntu bamurenganyije, cyangwa si ijuru ntabwo ryamuvuganiye? Biriya bintu tubifate gute nimba abantu bari guhagarikwa mu madini barangiza tukabona bari gukora kandi bahagaritswe n'idini, twese tukumva bari kuvuga ngo Imana ni wa muhamagaro, ni wa muhamagaro. Kuko nimba baguhagaritse mu itorero, Imana ntiguhagaritse ku muhamagaro yaguhamagaye, kuko Imana ntiyaje ishaka ireba itorero urimo, ahubwo yaje ishaka njyewe. Ni njyewe ishaka kugira kuko yambonyemo ko ndi umumaro, ndi wo kuyikorera. Niyo mpamvu rero nubwo itorero ryandenga, Imana iracyankoresha, Imana iracyakeneye kumbona nkomeza kuyikorera. Ntabwo rero umuhamagaro uje uhagarara kuko itorero ryagutenze. None wabwira iki abantu babona umuntu yaguye mu ikosa, itorero aho kugira ngo rimwegere rimwigishe? Ngewe icyo nemera ko umuntu yaguye mu ikosa, itorero, umushumba w'itorero agomba kumwegera akamwigisha, yamara kumwigisha akamwihanisha, akamusengera, akamusabira imbaraga kuko yacitse intege akora icyaha. Ariko ubu bagushyira hanze y'itorero, ntibanagusure, ntibanakwigisha, n'abandi bantu mukorana umurimo bakagucikaho. Ese wowe wabwira iki abantu bacika ku muntu uri mu muhamagaro kubera ko itorero ryamuhagaritse, rimwe na rimwe rinamuziza ubusa? Abo bantu wababwira iki bacika ku muntu bakanamufataho ijambo bakavuga ngo runaka itorero ryamuhagaritse? Urabona baragenda hari abagasoma bakavuga ngo runaka kubw'icyaha yakoze, bakanacyamamaza, bakavuga n'uburyo wagikozemo, bati turamuhagaritse. Nge rero sinanabyemera. Ariko se tubwire iki abantu bari gucika ku bantu b'Imana kuko itorero kuko idini ryabahagaritse, kandi mu by'ukuri abo bantu bari mu muhamagaro ndetse banawufitemo imbaraga, kandi ukabona ko mu by'ukuri bari gutumwa n'Imana? Abo bantu murababwira iki? Pastor, ngewe ndumva ntabwira abantu ngo nibanzeho,
kubera ko itorero ryampagaritse, ahubwo ngewe icyo nsabwa ni ugukomeza gukorera Imana. Abantu nibabona ibyo ndimo ari byiza, ari ibituma Imana ikuzwa, bazangarukira ndabahamagaye. Nta muntu nzahamagara, kubera ko igihe cyose uri mu murimo w'Imana ukorera Imana, akenshi Satani aguteza abantu bakakwanga, bakakuvuga amagambo, bakakuzanaho intambara. Ariko iyo ukomeje gukorera Imana ukaguma mu muhamagaro w'Imana, ari igihe abantu bareba bakavuga ati ariko runaka, kubera icyizere Imana igufitiye. Abantu hari igihe bareba bakavuga ati ariko runaka burya twamuzizaga ubusa, amagambo bamuvuze baramubeshyeye, wowe utiriwe wisobanura, ahubwo Imana igasobanura ibyawe, nta kintu uravuga. Niyo mpamvu rero nkubwira ngo ngewe nk'umuntu uhamagawe nkwiye gukomeza umurimo w'Imana, sincike mu muhamagaro, sindeke umuhamagaro, sincike ndetse no mu rusengero sincikemo. Nubwo bantenze ariko ntibivuze ko ndeka kujya mu rusengero, ahubwo nkwiye gukomeza nkagaragaza ishyaka ry'umurimo w'Imana n'umuhamagaro w'Imana. Ubundi igihe cyagera, kuko mba mfite icyo navuganye n'Imana. Ntabwo Imana tewe nk'uko yabitubwiye, ntabwo Imana iguhamagara itaguhaye amakuru. Nimba mfite amakuru y'uko Imana impamagaye, ngomba gukomeza umuhamagaro Imana impamagaye, ubundi Imana yo icyo yashatse ikazagikora. Emmanuel, turemeranywa ko iyi Imana iguhamagaye muri ibyo bisa n'ingorane ku buryo bwo mu mubiri, turemeranya ko bigira ingaruka, bikugiraho ingaruka iturutse mu bantu, muri bene so. Reka ngufashe, urabyemera? hari icyo bita ipfunwe. None Theogene, urahagurutse, Imana iraguhamagaye, ugiye mu murimo w'Imana. Tubonye abanyeshyari wasanze mu murimo w'Imana bakusanyije cya kintu, mbese reka mfate urugero kugukubitisha icyakubayeho, kugukubitisha icyakubayeho. Kandi ubonye n'abandi batari mu murimo w'Imana barahagurutse bagukubitishije icyakubayeho. Ese si igihe cyo kwitekerezaho kugira ngo ubanze ujye gukemura bya bindi bari kugukubitisha? Kandi ndabona wowe urakomeje n'imbaraga nyinshi, nturi no kubira, mbese wabaye nka Nowa, ariko bazi inkuge bamubwira ati ariko iyi mvura ntizagwa, nagakomeza akabaza. None wowe bari kugukubitisha ibyakubayeho, kandi koko byakubayeho. Nukwiye kwitekerezaho ugasubira inyuma, ukabanza ukajya gukemura biriya byakubayeho, ukabanza ugakura urujijo mu bantu, nibuze n'abanyamashyari bakagushyira hasi ugakorera Imana utuje nta kibazo. Reka mbaha amakuru, urabivuga he? Reka mbaha amakuru. Gukorera Imana ufite umugore ntago ari irembo ry'ijuru, no kuyikorera ntawe naryo si irembo ry'ijuru. Umugore ni umufasha, ntabwo umugore ari motivasiyo yo kujya mu ijuru. Muratuma tujya mu ntera ya 6. Yohana umubatiza, niba ari umubatiza simbizi, mujye mubisoma, yaravuze ngo ndijwi ry'urangurura mu butayu, ariko ntabwo ari we nyiri ubutayu. Umuhamagaro nabateza umutego ngo numve. Umuhamagaro, hari umuhamagaro urangirana nuko nyirawo apfuye, kanwita uwa burundu kuko ajyanye nawe. Hari n'umuhamagaro ugira manda. Hari abagabo babiri hano mu isi bagize imihamagaro igira manda. Par exemple Mose ntabwo yashoje umuhamagaro, yahereje Joshua inkoni, sibyo? Hari ikintu limite dodani, hari ahantu umuhamagaro wawe utarenga. Uwa Mose ni hariya. Yohana ibintu yahanuye byari ukuri, ariko abihanura atazi ko ari ibimurangiza. Yisanga Iwawa mu kigo cy'inzererezi, ari umuntu w'umugabo, iramubwira ngo ibyo usanga hano ubyandike, ibyo ubonera muri iki kirwa ubyandike, sibyo? Theogene nibishaka mwene Nzacahayo, ntago ngewe mpagurukiwe n'ingegera,
nta ngegera yatinyuka. ubuse ugiye kubaza icyo natengewe bakubwira ko ari igiki? Ntacyo. Ntago Theo ntenze kuko urugo rwananiye, ahubwo ntenzwe ko nazivuze ibizira biri mu itorero. ndabizi. Aha, noneho tugaruke hano. Umuhamagaro si ikintu. Umuhamagaro uteza intambara. Reka iki kiganiro nimubishaka bazagiha ibice bibiri. Impamvu nifuje ko bazagiha ibice bibiri, none aha ngiye gusobanura ku ngaruka z'umuhamagaro, intambara ziva mu muhamagaro n'inyungu ziva mu muhamagaro, kereka bateye amatara tukarara hano. Mu yandi magambo, reka tuvuge ngo iki ni igice cya mbere cy'ijambo umuhamagaro. None igice cya kabiri tuzareba ngo ni izihe ngaruka, ese ni izihe ntambara ziba mu muhamagaro. ariko buretse gatoya, noneho uyu munsi sinifuza ko abantu mwashenye ingo zikabananira, mwumva amavuta kibarimo, mwumva impano zitarazimye, mwumva ijuru rikibafitiye icyizere, nta mpamvu n'iyi n'imwe yo gutinya imijugujugu n'ibyababayeho. ni mukwete muze dukorera Imana ibyakubayeho utarabigizemo uruhare. Condoléances, pole sana, ntucike intege. Njyewe wenda nkomoze kuri aka kantu Pascal, maze iminsi mbona amabandi ya Satani n'ingegera ze yatakisha iki kintu umbajije. Muntu wadivarushije udashoboye kubaka urugo rwe ahanura te? Reka mbaha amakuru mwabaswamo. Nafashe Bibiliya n'igitabo n'indirimbo. Abantu bazi mu murenge wa Bumbogo hari ahantu bari barakase ibibanza mu masizi hejuru kuri ADP. Nashiriye iyi Imana ibitabo, Koroneri, ndayibwira ngo akira ibitabo byawe kuko nge nawe turangizanije, niba ari ukuhemba gumana. Hari isaha y'isa sita n'indi minota za nijoro, ingwe yaraje yicara ku ibuye, yayuye gatatu. Mbwira Imana nti uri Imana ikomeye, uteye ubwoba, utinda kurakara, ufite imbaraga, urahambaye, burya uri umuntu w'umugabo, wagira umuntu uko ushaka. Ndayibwira ngo nunkize iki kintu nintagukorera uzabindyoza. Rero abantu bareke kwinjira mu mihamagaro y'abantu n'ibyababayeho, ahubwo barebe nabo kubyabo. Umuhamagaro Imana yabahaye bari kuwukora neza. Yes. N'uwahuye n'ikibazo nawe wicika intege, songa mbere. Ntago ari ibyo ngibyo ireba. Imana irareba ikiri kukubyazamo, Imana irareba icyo yakubitsemo. Imana ntiyiteye ku nyungu z'umubiri, wicika intege ngo ugire ubwoba. Tamika pasema ntizabura kugukoresha, kuko naba wibwira ko zigihagaze nabo ubwabo ziranyeganyega. Sinzi abantu bashobora bavuga ngo hari ukuntu zirara zigurumana. Wenda Pascal, sibyo? Wenda Pascal, kugira ngo abantu batavuga ngo ku Musaraba TV batwitse, kiriya kiganiro ni propaganda, ni ibintu babanje gupanga. S'il vous plaît, abantu munyumve neza. Wa mugabo we urugo rwananiye nta ruhare ubigizemo, terura Bibiliya n'igitabo n'indirimbo, kukwima uriya mugati wo muri boulangerie batongere hariya magambo na betarave baseye ngo ni amaraso ya Yesu, nta shingiro namba bifite mu gihe Uwiteka akwemera. Ujye muri alimentation uyigurire, uyigotomere, uyihage. Ayo magambo nawe uyature. Uwo mugati wo muri boulangerie ngo ni umubiri wa Kristo, nawe umanyagura. None wowe ntunawisondeke,
uwihe uwurye uwuhage n'uwo bahagaritse mu itorero ntucike intege. amategeko y'idini ahabanye cyane n'icyo Imana igushaka. niba uzi ko wasambanye bakagutenga, jya imbere y'iteraniro wihane. niba umugore waramujugunye ku bushake, subira imbere y'itorero wihane, nawe umusaba imbabazi musubirane. ariko niba rwarasenyutse akakunanira, nta mpamvu yo kwiyahura no kwicwa n'ibikomere. wa mugore we, niba umugabo akunaniye nta kutagize, wirira wigumana amarira, Yesu azakomora. aba nibo babandi yemereye amahirwe ya kangahe? ya kabiri. ni abatarabigizemo iki uruhare. ariko niba wararushenye ku bushake kubera ko ukeneye undi mugore w'abandi, uzabona ishyano. Imana izagusheshenga, ihana irari no guheheta mu izina rya Yesu. hana isoni. ariko niba urashwe rukaba rusenyutse, korera Imana. korera Imana. songa mbere. kugutenga izaguhemba, izakumara umubabaro, amarira yawe Imana izayaguhana. ni ikihe gisekuru cy'iwabo gikontorora abazarijyamo n'abatazarijyamo? abo ngabo bashaka, mbese abo ngabo bari kuguhagurukira, menya ko atari bo batanga ijuru, ahubwo wowe menya ngo icyo Imana yampamagariye nicyo ndi gukora, kandi mu gihe cyose nta mutima ugucira urubanza. kora umurimo w'Imana. Pascal, umva ikintu Imana izampora ni ukutita ku muryango unkomokaho. yego, kuba abana banjye ntabana na nyina ntago bemerewe kugendera mu mateka yaturanze njye na nyina. ngomba kubahiriza inshingano. ibyo nakorera abana banjye mbana na nyina nibyo nemerewe kubakorera ntari kumwe na nyina. nintita kuri aba bana nabyaye, Uwiteka Imana yandemye izabimbaza. sinza njya bo mbona bagiye guhamagara gutira ngo muvuge ko wabyaranye na Theogene. umunsi nagufashe uzanyandikira imbere y'amategeko ko uwo mwana ari uwanjye, kandi utamumpa. ibyo tubyihorera, tugaruka aha ngaha. dore ikintu abantu bari kwitwaza, Pascal nawe Koroneri. umuntu ari kugira irari ikamuhamagara, ariko akarari akakibikaho. kumwe Petero yakenyereye ku nkota akavuga ati ntago nagenda nk'igicucu. umuntu akambarira ku irari imyaka n'imyaniko, akaribwiririza hejuru, akarihanuriraho, yarangiza ati irakunyeretse, wowe imbwiye ko utari uwanjye, narose wanapfuye, ugasanga atangiye intambara zituma asenya. ukuri kw'Imana yampamagaye, wa mugabo we cyangwa wa mugore we, muzabona ishyano nta kabuza. ariko niba nta kutagize ngo wubake, Koroneri, urugo rukakunanira, ntabwo ari impamvu zo kurambika Bibiliya, nta nubwo ari impamvu zo kujugunya igitabo cy'indirimbo. komeza umurimo w'Imana, hanyuma Yesu we uza aho warenganiye. sibyo? ibaze kugira ngo njye gusenga Pascal, Imana imbwire ngo mwana wanjye, ndabizi ko nta byishimo by'urugo wigeze. ndabizi ko nta byishimo by'urugo. ndi umugabo utazi ngo abantu babiri bararanye bogana bate. manitse ukuboko. ntiwambaza ngo ukwezi kwa buki ni igiki. hari ibintu utambaza ngo umugore n'umugabo batamikana bate. ibyo nta ruhare nabigizemo. mu yandi magambo, Uwiteka naza kunyumura azareba ku gikomere, ariko ibyo nagizemo uruhare nanjye nzabiryozwa. sibyo? rero mureke guheza abantu murungabangabo. waradivarushije, ntiwemerewe kuririmba. wamwegereye mushumba ukamubaza icyo yazize, cyane ko wanabasezeranije kuzi n'ibyo bapfa. rero nakifuza ko iki kiganiro twazakora igice kivuga ku ngaruka z'ibyo umuntu ahurira nabyo mu muhamagaro cyangwa se mu murimo w'Imana. Yesu aduhane umugisha. reka rero dusenge. Koroneri mwakoze, Pasiteri wakoze. rero dusenge. tubagiyemo ideni z'intambara, ingaruka n'ibyo umuntu ahurira nabyo mu muhamagaro wo mu murimo w'Imana. Data, turagushimiye mu izina rya Yesu. mbere ya byose dushimiye abantu bose bakunda ijambo ryawe. Mana, nsengeye abantu bubatse nabi batabigizemo uruhare, n'abandi bagiye batengwa, bahohoterwa cyangwa barengana, bakabura impanuro n'inyigisho zihumure.
ndasenze ngo bakomereze imitima kandi umwuka wera basange abemeze ko bataciwe n'Imana. Niba barahagaritswe n'ababayoboye ntago bahagaritswe n'Imana. Iyi mitima nyifashe mpiri ngo uyihumurize. Twemereye imbere ko tuzagaruka gusubukura iki kiganiro. Umwuka wawe wera akomeze kuba mu ruhande rwacu. Urakoze Yesu, amen.